Reka ntangire mbifuriza amahoro kandi ntangire mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwe mubana natwe kandi mwe mwahisemo Icyomoro TV. Icyomoro TV akaba ari umuryango mugari kandi dusangaho ibintu byinshi bitandukanye byubaka ubuzima bwacu. Reka rero mbifuriza amahoro mwe muhere mu bice bitandukanye. Ndabizi ko turi ku munsi nk'uwakangaye w'umwaka mushya, ndabizi ko mukomeze kunezerwa, ndabizi ko mukomeze kuba mu byishimo bidasanzwe, ndabizi ko umunezero ukomeze kugwira. Dufite abantu benshi bapfuye nkuko nkunda kubivuga, dufite abantu benshi bamaze kwibagirana mu buzima bwabo kubera ko ibihe bitabakundiye ko bakomeza kubaho. Turashimira Imana rero n'umunezero mwinshi mu buzima bwacu ko Imana ikomeze kurinda abantu mwese, arabo yagiye ikomeza kurinda kandi n'abatameze neza. Turabizi ko Imana ihari, turabizi ko tuyifite nkagikurikirana. Rero izina ry'Imana nirihimbazwe. Mfashe umwanya ngo tuganire ku bintu bito cyane kandi numva nabyo bifite imbaraga zikomeye cyane ku buzima. Hariho igihe mu buzima bwacu na kintu cyane gutekereza nyine, hariho igihe umuntu agira amahoro cyangwa se agira ibyishimo cyangwa se agira ibintu bitera umutima wo kwishima, ariko ugasanga bikinagaze abandi bataragira muri cya cyiciro cyiwe. Iki bivuze ibi bintu? Narimo nibaza ngo ni gute twakora mu buryo bwo gusakaza umunezero, twasangiza abandi umunezero wacu. Reka twibaze tuti hariho igihe umunezero wawe aba ari uwawe, ariko se umunezero wabundi nicyo umariye abandi. Nk'ubu mu byishimo byawe, kwishima kwawe, umunezero wawe, ibyo wumva biguteye gushima, n'iki bimaze mu buzima bw'abandi. Yego, dufite abantu benshi rero bashobora gukandagiza abandi ibyishimo byabo, bashobora gukandagiza abandi umunezero wabo, ariko reka twibaze tuti umunezero wawe nicyo umariye mugenzi wawe. Niki twakora umunezero wawe kugira ngo ugirire abandi umumaro? Yego, reka twibaze tuti kubera iki abantu bashobora gukinagaza abandi kubw'umunezero bafite, ugasanga wenda umuntu ibyishimo byawe bitumye hari abandi bibera ikibazo. Yego, ariko mu rundi ruhande ni ingenzi ko ibyishimo ubundi byawe rwose byasohoka muri wowe kandi bikaragaragara bitewe n'impamvu zimwe na zimwe zikurikira. Iyo tubonye ko umuntu yishimye, hariho igihe bavuga ngo arashimira Imana cyangwa se akiterura akinaga ati Imana ishimwe kuko ikoze ibi, ariko se ni ngombwa ko abantu ubundi babyumva ko Imana yakoze? Yego, ni ingenzi ko abantu bakumva ko Imana hari icyo yakoreye umuntu kandi akanezerwa. Ariko ese uwo munezero ni mwo kugira ngo wangize abandi? Oya, ni ingenzi ko nubwo ari ngombwa ko umunezero w'umuntu yawurekura ugasohoka kuko ukava muri we ukanagaragara, ariko ni ingenzi kugira ngo ahubwo uwo munezero utera abandi gushimira Imana. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ukwiriye rero kubwira abandi ibyiza byakubayeho mu buryo bwubaka, nta kwirata, ahubwo ukabibabwirana umutima unezerewe ariko utera Imana guhimbaza. Katuvugamo ibyo bintu neza. Ukwiriye kubwira abandi iby'umunezero wawe ariko mu buryo butera Imana kunezerwa, bigatera n'abantu bose gushima Imana. Yego, izina ry'Imana nirihimbazwe. Gusangiza rero abandi ibyishimo byawe nabyo bishobora kuba ingenzi rwose, ariko ukabikora mu buryo buhesha Imana icyubahiro, bituma izina ry'Imana rikomeza guhimbazwa mu buzima bwawe. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Yego, rero ukwiriye kandi mu bindi bishobora gutuma usangiza abandi umunezero wawe kandi rwose bikagira umumaro, nubwo waba wishimye, jya uba hafi y'ufite agahinda. Ukwiriye kumenya gutega amatwi n'umutima wawe ku bantu bababaye, nubwo waba ufite rwose ibyishimo cyangwa se iby'Imana yakoze ku buzima bwawe cyangwa se iby'Imana yakoze bidasanzwe ku buzima bwawe. Yego, ni ingenzi ko ukwiriye gutega amatwi ariko mu buryo butuje budahungabanya n'abandi bafite ukwiye gutega amatwi abantu nabo bafite agahinda
ukabatega amatwi mu buryo bw'ituze, bituma ubasha kubasangiza wa munezero wawe, kugira ngo nabo babitume imitima yabo ishobora guhinduka. Yego. Kandi rwose ukabafasha kumva ko batari bonyine, kugira ngo umunezero wawe ubone uko ubasangiza, bibatere kumenya ko Imana ishobora byose. Yego. Ni ingenzi gukoresha impano zawe mu gufasha. Nimba umuntu afite kubabara, wowe ukaba ufite umunezero, gerageza kugira ngo umunezero wawe uhindukire abandi ibyishimo, uhindukire abandi kunezerwa mu mpano zawe ufite. Dukarya umuntu aba afiteho yizi wenda azwiho impano, cyangwa se nawe wizeho impano yo kuba wakwifatanya n'undi muntu mu kababaro, mu gahinda, cyangwa se mu bihe bikomeye by'ubuzima bw'umuntu, ukwiriye gukoresha impano zawe. Uwo muntu ufite muri wowe burimo gutuma n'Imana, ukwiriye gukoresha izo mpano zo muri wowe kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe muri ba bandi bagize bite bababaye. Ubwo turimo kwibaza ngo ni gute twasangiza abandi umunezero wacu, ese n'icyundi umunezero wacu maze mu bandi, kuri bagenzi bacu. Uyu munezero rero ukwiriye kwivanga n'impano zo muri wowe, impano zo muri wowe ku buryo ufatikanya mu mpano ufite, muri wa munezero wawe, muri za mpano zawe, bigafasha abandi, byakubaka abandi. Umunezero wawe ugatuma n'abandi bababaye barushaho kwishima. Ni ingenzi yo gukoresha impano zawe mu gihe cy'umunezero wawe, mu kugira ngo ubone uko usangiza abandi ibyishimo cyangwa se umunezero wawe. Muri ibintu byombi, nubwo umunezero wawe ugomba kuba ufite, ukwiriye no kurangwa n'urukundo, n'umutima w'urukundo. Yego. Ukwiriye kuba umuhuza. Ibyishimo byawe bikwiriye kuba umuhuza y'ubabaye n'uwangiritse, n'uwakomeretse, kugira ngo umutima we wongere kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwe. Reka mbisubiremo iri jambo. Ukwiriye kugira umutima w'urukundo. Ukwiriye kugira umutima w'urukundo muri bya byishimo byawe. Ukwiriye gutungamo umutima w'urukundo, kugira ngo uwo mutima abantu nibawukubonamo, n'ibyo urimo gukora bigiranwa n'urukundo bwo muri wowe, bitume uba umuhuza, bibe umuhuza hagati yabo n'Imana, kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe mu buzima bw'uriya ubabaye, kugira ngo bimutere kumenya ko Imana ihari, kugira ngo ibyishimo byawe bigire umumaro. Dufite abantu benshi bajya bishima, ugasanga ibyishimo byabo, rimwe na rimwe hari igihe n'abantu bakunda kubivuga, ngo ibyishimo bya bamwe niwo munezero w'abandi. Kubera iki abantu dukunda gukoresha ayo magambo? Yego, kubera iki abantu dukunda gukoresha amagambo? Nuko rimwe na rimwe muri ubu buzima usanga abantu baba ari ba nyamwigenda, ugasanga ubuzima bwose umuntu arizirikana, umuntu ariyitaho, nta rukundo afite. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu ibyishimo arabibonera ku mubabaro w'undi muntu. Ndimo mvuga ngo niki twakora? Ese umunezero wawe, ibyishimo byawe, niki bimariye abandi? Twibaze tuti niki bimariye abandi? Nimba muri ibyo byishimo byawe bidafite icyo byamarira abantu, ubundi niki ibyo bimaze? Niki bimaze? Ndagira ngo tuganire ku munezero wa nyawo. Umunezero wa nyawo niwo tugiye gusorezaho wenda ibintu tuganiriye, kandi rwose nifuza ko abantu twarushaho kuba abantu bazima. Umunezero wawe ukaba inkingi, ukaba ikiraro cyiza gihuza ubabaye n'Imana mu kugira ngo yishime. Yego. Nubwo rimwe na rimwe iminezero y'abantu ishobora guturuka ahantu hatandukanye, ariko ukwiriye kubaho mu buryo umunezero wawe utuma uba umuhuza n'Imana ku muntu ubabaye. Yego. Umunezero wa nyawo rero ntago ari uguhisha, ntago bizavuga ngo umunezero wa nyawo si uguhisha
imirimo n'ibitangaza by'Imana yakoreye ku buzima bwawe, oya, ahubwo si no kurinda ngo umunezero wanjye utangirika, ahubwo uwo munezero wawe ni mwiza, ni wa wundi usohoka ukagira umumaro abandi. Uwo rero niwo munezero wa nyawo. Yego, sinzi byumvikanye neza. Umunezero wa nyawo si wa wundi uhishahisha ngo utangirika, si wa wundi urinda ngo utawutakaza, ahubwo umunezero wa nyawo ni ugerageza kubaka imitima y'abandi ikomeretse cyangwa se ibabaye, mbega umunezero wawe ukaba ikiraro cyiza rwose. Nubwo wowe wishimye rero, ukwiriye kuba hafi y'abafite agahinda, y'abafite umubabaro utandukanye, kugira ngo wongere ububake muri byose. Umunezero wa nyawo rero ni ugusangira n'abandi, nuwo utavuga ngo ntawutakaza, nuvuga ngo ntawonona, ahubwo umunezero wa nyawo ni umunezero ushobora gutuma ushobora gutuma ubabaye abasha kongera kugira izindi mbaraga mu buzima bwe. Rero izina ry'Imana nirihimbazwe ubuzima bwa mwese. Hari igihe ubona abantu umunezero wabo uhindutse umubabaro w'abandi, muri make ugasanga nyine n'ikibazo. Nshuti bavandimwe rero tubana kenshi, mba nifuza ko iminezero yacu itahungabanya ubuzima bw'abandi, ahubwo waba ikiraro, waba icyo kwambukiraho gihuza umuntu n'Imana, kugira ngo nawe aronke umunezero wo muri we. Umunezero wa nyawo suhishwa, surindwa, ahubwo umunezero wa nyawo ni wa wundi ushobora gutuma uri mu kababaro nk'akawe arushaho kugira umutima ukomeye, arushaho kwihangana, arushaho kugira imbaraga zidasanzwe mu buzima bwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti yanjye rero, muvandimwe nkunda, bimaze iminsi bigaragara ko hari igihe umuntu agira umunezero ukangiza abandi, ukangiza sosiyete rusange. Umunezero wawe rero ni uw'umumaro mu buzima bw'abandi, kandi ukomeze kurushaho kugira icyo wagura ku bandi bababaye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Turashimira Imana rero igikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kumva ku muntu ati turashimira Imana yakoze ibi. Amashimwe ni bimwe mu bintu bikomeye cyane. Iyo umuntu arashimye, abenshi bavuga ko ari ibiryo by'Imana. Gushima ni nk'ibiryo by'Imana. Rero ntabwo ukwiye kubihisha, ahubwo bikwiriye kuba icyambu hagati yawe n'ubabaye, kugira ngo ubabaye yishime kubw'impamvu z'umunezero wawe. Yego, niyo mpamvu mfashe umwanya rero ngo tuganire gutyo. Ibyo byose bishobora kuba byumvikanye. Ni ingenzi ko umunezero wawe waba icyambu hagati yawe n'ubabaye, no kuguhuza no kumuhuza n'Imana, kugira ngo nawe ugire umunezero. Yego, Imana ibahe umugisha rero. Reka mbifurize amahoro, mbifurize umugisha udasanzwe, mbifurize kusangiza abandi umunezero. Twibaza ngo kuki ubundi kunezerwa, umunezero wamara iki abandi? Yego, ndeka nkushimire rero, nimba ukunze ibiganiro byacu bisangiza abandi, kandi rwose Imana iraguha umugisha. Wakoze kubana nanjye rero. Yari Herve. Reka mbifurize umugisha w'Imana. Ufite inama n'ibitekerezo, duhamagare kuri 07831809. Twakira ibitekerezo byawe, twakira inkunga zawe mu by'uko bishoboka. Abantu mwese kandi pe, ndi hafi kuzuza sabu 1000, kandi pe ku bazabishobora kuri kadeka ahangaha nzababwira rwose nizuzura. Ndashaka ko tuzishimana uwo munsi. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Nejejwe n'Imana kubwo kubagira, nejejwe n'Imana kubw'urukundo mukunda Cyomoro TV. Niyo mpamvu mbabwiye ngo umunezero wanyu mwe kuwubika, ahubwo umunezero wanyu nubi icyambu cyubabaye n'Imana. Umunezero wawe ni uw'umuhuza n'Imana kubababaye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka ngushimire cyane umwanya umpaye rero. Nkurakiye gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, naho mu bindi biganiro bitaha. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ikomeze kubarinda muri uyu mwaka mushya kandi twatangiye. Izina ry'Imana nirihimbazwe ku buzima bwanyu. Mwakoze kubana natwe rero, naho mu bindi biganiro bitaha.